Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, mwongeye kwirirwa amahoro. Uwiteka akomeze kubana namwe muri iki gihe tugumye ku mavi kandi tugumye mu rugo. Imana ikomeze kutugirira neza. Dushima Imana rero ko yongeye kuturinda kuri uyu munsi waguyemo imvura nyinshi, ariko dore Imana yakomeje kutubera ihema ridutwikira. Imana ishimwe kuba basigajwe n'uyu muvumbi bose, kandi n'abandi bawe baba bagize n'ikibazo icyo ari cyo cyose, tuzi neza yuko ugihumeka umwuka w'abazima Uwiteka aramurinze. Nongeye gushima Imana cyane ko twongeye kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Nshimishijwe n'umwami Yesu wampishuriye akoresheje umwuka we kugira ngo ngire icyo nsoma kandi numve muri iri jambo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 8:33. Ni ijambo ryanditswe ngo ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be acyaha Petero, aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani, kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu. Imana ishimwe. Hari igihe abantu twibwira ibintu, hanyuma rero tukibwira ibintu ariko atari twebwe tubyibwira, ahubwo tukibwira ibintu Satani amaze kutubwira, tukumva yuko natwe tubwiye kubibwira abandi. Inshuti z'umusaraba bene data, igituma mpawe iri jambo, maze iminsi nsoma mesaje ku mbuga nkoranyambaga, mu makoraniro yacu ya kuri WhatsApp, bya bindi bita imbuga zo kuri WhatsApp, aho duhererekanya ubutumwa. Abarokore benshi muri iyi minsi bamaze iminsi batanga ubutumwa, ariko ubutumwa butari nyabwo. Ndashaka kukubwira, mu minsi yashize twaganiriye ijambo rivuga ngo mwebwe muri bandi. Twarisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho abantu bamwe bapirataga ubutumwa babonye Petero amaramaje gukora imirimo n'ibitangaza akoreshwa n'Imana, ngo nuko abahungu b'inzererezi bo mu Bayuda nabo ngo batangira kwishushanya, nabo batangira kugerageza kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ariko bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Pawulo avuga. Nuko Pawulo akomeza gukora, nari mvuze Petero, ngira ngo ni Pawulo, akomeza gukora umurimo w'Imana nk'uko natwe tuwukomeje. Ndagira ngo mbashishikarize ngo mukomeze gukora umurimo w'Imana, kuko Data aracyakora kandi Yesu aracyakora. Ntimukangwe n'iby'iki gihe. Bene data, aho ngaho ijambo ryaratubajije ngo se ngo mwebwe muri bande? Uwo ni Satani wari umaze kugenzura abantu, amaze kubagenzuza. Umwuka wa Satani umaze kubagenzuza, arabapima, asanga abo bantu barimo gukora atari ikipe ya Yesu, ahubwo barimo kuvuga ibya Yesu. Yesu atugirire neza. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, ibyo mpishuriwe n'Imana. Satani nawe buriya arahishurirwa, agahishurirwa abantu uburyo bagenda. Burya reka nkubwire, ahari umushumba wamuhisha, ariko Satani arakumenya ibyo urimo. Iyo uri umukozi we, ntabwo shobuja ashobora kuyoborwa umukozi urimo kumukorera ari mu murima we. Satani rero arakumenya ibyo urimo gukora, akamenya ko uri mu murima we. Icyakora cyo ahishwa iby'abana b'Imana barimo gukora, kuko ntabwo ajya agera mu murima w'Imana. Aho ngaho dukorera mu bwiru bw'ubumana. Niyo mpamvu Satani atajya amenya ibyo dukora, ni nayo mpamvu aduhigisha uruhinduko, kubera ko atatubona mu murima we. Rero Satani abarondoye aba basore, arabagenzura, arabaseka, arababwira ati muri bande. Amaze kubagenzura neza, bivuga ngo abadayimoni bajya bagenzura bakamenya abantu abo ari bo, bakabigaho. Hanyuma rero ikuzimu bagafata imyanzuro, bakavuga bati dore abakozi bacu, reka tubakoreshe. Imana itugirire neza kandi dufashe bene data, nshuti z'umusaraba. Sinzi muri iyi minsi uburyo urimo gukora. Muri aka kanya tubonye ko muri kaguma mu rugo, abenshi abarokore twagahinduye akanzu kitwa guma ku mavi. Wowe aho ugumye ntago mpazi. Nari ndimo kuvuga ko abarokore benshi bafashe inzira zo kwirirwa bavuga amagambo ateye ubwoba, babona ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi begetse Bibiliya hasi, bafata inzira yo kujya kuri za YouTube gusoma ibintu byinshi birimo gutangazwa. Ejo natangajwe n'urubuga nabonyeho umuntu washushanyije Satani mu buryo bw'ikoranabuhanga, ngo arimo kwambuka umupaka ngo yibaru wa Zambia na Congo, sinzi, ntabwo nkunda kubikurikirana cyane. Yarangije ashyiraho ifoto
ashyiraho n'abandi bantu barimo kurira, ariko Satani mwebwe mujya mugenzura mukamumenya. Kwajya yinjira mu itorero akayigenzura, namwe mujya barokore mujya mukora ubushakashatsi kuri Satani. Satani we yiba mutabukora, akora ubushakashatsi ku barokore, ku bakristo muri rusange, akabukora akabamenya, yarangiza kubamenya akabinjirira. Namwe rero reka nkubwire, cyari igihe cyo kwicara kugira ngo dusesengure Satani. Ese Satani ninde? Iri jambo mawe muri iyi minsi cyangwa muri aka kanya ndagira ngo dusesengure, tuvuge ngo ese Satani ninde? Ninde Satani muri iki gihe? Satani ni uwuhe ngo tumwirinde? Ese Satani ni wa muntu wambaye nabi? Satani ni wa muntu bashushanya ufite ibizara binini, ufite n'ishusho mbi? Reka nkubwire, abantu benshi cyane bakunze gushushanya Satani, bakamushushanya nk'ikintu gifite ishusho mbi, ariko nagira ngo hishurire uko mpishuriwe n'Imana. Satani ntabwo ashobora kuza mu kintu gifite ishusho mbi. Satani yinjira iwawe afite ishusho nziza. Muri iyi minsi Satani ni mugenzi wawe. Yesu iri jambo twasomye yaduhishuriye uburyo bwo gukora kwa Satani, ngo igihe kimwe bari mu ikipe bagendana n'abigishwa be, bivuga ngo nta bandi bantu bari kumwe, nta bapagani bari kumwe, abigishwa be gusa. Batangira ikiganiro ngo barimo kugenda bajya mu mudugudu umwe, barimo kugenda, maze Yesu atangira kubaganiriza, arababwira ati se mu by'ukuri mwebwe munyita nde? Mu by'ukuri abantu bo banyita nde? Atangira kubabaza ati abantu banyita nde? Bamwe bazamura urutoki baravuga bati bamwe bakwita Eliya, abandi barazamura urutoki baravuga bati bamwe bakwita Mose, bavuga mbega ibintu byinshi cyane. Ariko havamo umwe w'inkwakuzi aravuga ati mu by'ukuri mu gihe Yesu yarabajije avuga ati uko abantu banyita, mwebwe munyita nde? Haleluya! Uko abantu bamvuga, uko abantu bari mu ikoranabuhanga bagashushanya ibihe, mwebwe ibi bihe mubishushanya gute? Ko abantu barimo kubishushanya bashushanya Satani wambaye ibikote ngo yari ku mupaka yambukanya, wowe umushushanya ute? Muri iyi minsi umwita ngo iki? Nuko rero muri icyo kibazo Yesu yabajije abigishwa be, avamo uw'inkwakuzi witwa Petero. Ndamukunda cyane, yakundaga gusubiza. Imana imuhe umugisha cyane, kuko yakundaga gukora ubushakashatsi. Nawe ukora ubushakashatsi zo kwicara ukora ubushakashatsi kuri Satani. Petero rero aravuga ati njyewe icyo kora cyo nzi neza yo kuri Yesu umwana w'Imana. Abanditsi babyanditse mu buryo butandukanye. Matayo yaranditse ubwo Petero yasubizaga iki kibazo, hanyuma rero Yesu amuvuga ibigwi, amuvuga ndetse icyo azaba cyo, avuga ko azubaka ari Petero kandi azubaka itorero kuri urwo rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu atazarushobora. Amuvugaho ibintu byinshi cyane, amuvuga ko ndetse ahawe ubutware bwo guhambira icyo azahambira cyose mu isi kizaba gihambiriwe, kandi icyo azahambira mu ijuru. Ariko yavugaga ku itorero, ntabwo avuga kuri Petero w'umubiri wa wundi tubonye, yavugaga kuri iryo torero yubatse ko ari ryo rikwiriye guhambira. Yesu nashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro. Bene data, ubu ngubu tubereyeho kugira ngo duhambire iki cyorezo. Ubu muri iyi minsi aho tugumye mu rugo, icyo twubatsweho ni ikintu kigomba guhambira. Iki cyorezo ntabwo cyabura guhambirwa. Dushyize hamwe maze Imana ikadufata amaboko yacu, twahambira iki cyorezo tukagihambiriza ndetse tukakiroha ikuzimu. Yesu atugirire neza. Nuko rero ngo Petero amaze kumva ayo magambo, ariko hepfo biratangaje cyane ko bamaze kuganira icyo kiganiro, burya umuntu aribagirwa. Niyo mpamvu Petero nawe ajyaga yibagirwa mu gihe akiri umuntu atarambika umwuka wera. Petero yajyaga ajya mu mwuka w'akanya gato. Muri ako kanya ko guhishurirwa Yesu, uyu murongo wa 33 utwereka ko Petero yagezeho akibagirwa Yesu. Nuko Yesu ngo akomeza ikiganiro, ngo arababwira ati rero ubundi agiye nyine ngiye Yerusalemu, kandi bazangambanira ndetse bazanyica, ndetse avuga ibintu bikomeye cyane. Ageze mu bintu bikomeye, Petero nawe yibagirwa uwo bahoze baganira ko ari wa muntu ukomeye. Hanyuma rero aratangira aramuhana, aramubwira ati Yesu uramenye aho hantu ntuhajye rwose, ibyo bintu ntabwo bigukwiriye, ntabwo ukwiriye gupfa. Aratangira aramuhana. Nibwo Yesu yahindukiye asanga Petero ntakiri wa wundi, asanga ahubwo yuzuye imbaraga za Satani. Burya rero reka nkubwire mu rukore twagendana. Hanyuma rero
tukahanura tukavuga ubutumwa, ariko umenye hari igihe nawe satani yakuzura. Ese satani ninde? Ndashaka kukubwira satani uwo ari we. Aho mishuriwe n'Imana, satani wa mbere njyewe namenye ni wa wundi nari we. Satani ni wa wundi njyewe nahoze ndi we, wa wundi tugendana kuko tutatandukanye, kuko nkiri no mu rugo rwe aracyancumbikiye. Iyo niyo ya kamere Bibiliya iratubwira ngo, Pawulo yigeze ahishura avuga ngo njya nifuza gukora ibyiza, ibi bikananga imbere. Ni ukubera iki? Ni ukubera wa muntu twahozemo, wa wundi witwa kamere twahoze turi we, tutarabona Yesu, tutarahindukira ngo twakire agakiza. Uwo muntu rero tufite umuntu w'imbere, ariko hari umuntu w'inyuma, uwo ngo satani ajyaza akamwinjiramo, hanyuma rero akatugerageza, akadutera ubwoba, akaduha amashusho ya satani. Uwo muntu witwa wundi wahoze ari njye, uwo nguwo ni satani. Nushaka gusaka satani ntukamushushanye umuntu wavanye kure ngo umushushanye mu bishushanyo bya bintu oya, banza urebe satani mwicaranye aho ngaho, wa muntu wa wundi wahoze uri we. Ndashaka kukubwira satani wa kabiri. Satani wa kabiri ni wowe. Wowe nde? Wowe urimo kutwereka ibi bishushanyo, aho watweretse ijambo ry'Imana rikomeza abantu muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, nk'aho wasenze ukajya mu mwuka, Imana ikaguhishurira iby'Imana ikwiye gukorera abantu no kubaburira, ukajya gushushanya satani ukamwamamaza. Muri iyi minsi urimo kwamamaza satani, ufashe umwanya wo kwamamaza satani ku mbuga nkoranyambaga, utangiye ndetse abantu bari bafite udufaranga two kugura mituyu z'ibishyimbo, barimo kugura mituyu za megabayiti kugira ngo boherezanye, ngo uburyo satani ngo yambuka ava muri Zambia ngo ajya ngo muri Kongo. Satani se aratega? Oya, yego di satani ni wowe urimo kwamamaza ibi ngibi. Weka nkubwire, Yesu yabivuze ashize amanga, abihishurira Petero nawe amaze kubimenya neza, amaze kubisobanukirwa, kuko yaramaze kuzura umwuka wera. Nyuma yaho yaje kumenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu umugabo witwa Ananiya na Safira binjiye, ababonamo satani. Bari basanzwe bagenderana, bari basanzwe baza kumusura, ariko binjiye aravuga ati, se bite Ananiya, bite ko satani yakuzuye, ko mbona utakiri Ananiya? Safira yinjiye aramubwira ati, se madamu, ko mbona utakiri Safira, wowe none wabaye satani. Dore impamvu wabaye satani, urimo kugerageza kubeshya umwuka wera. Nawe urimo kugerageza ibikorwa urimo gukora muri iyi minsi bigaragaza uwo uri we. Yesu, Imana itugirire neza. Yesu yuzuye umwuka wera, yuzuye izo mbaraga, aravuga ati, mva inyuma wowe satani, ntukiri Petero nakubonye, ahubwo uri satani. Uwo satani Yesu aramuzi neza, ngo yamusanze muri ya masengesho yararimo ngo asenga yitegura gucungura abantu. Nuko rero ngo amunaniza umubiri, arangije arataka aravuga ati, ariko umubiri wo urananiwe. Hanyuma rero atangira gusindura isengesho yararimo asenga, aravuga ngo noneho Mana, ngo iki gikombe kindenge. Ariko umwuka we yaramujeho, ahita yibuka ko yagiye mu mubiri, aravuga ati, ariko nibiba uko nshaka, ahubwo biba uko ushaka. Reka nkubwire, umaze kumenya iri jambo, witinda aho hantu, iyambure uwo muntu wa kamere, wa wundi wirirwa aguteza kwamamaza satani. Hanyuma rero ufata umwanya usenga Imana. Inshuti z'umusaraba, bene data, ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cy'ibihuha twirirwa dutyaza inkuru mu matwi yacu, ndetse twamamaza ibitagira umumaro. Urimo guhurwaho satani, urimo gutera ubwoba abantu. Mu by'ukuri ni igihe ahubwo cyo kubwiza abantu ukuri, kugira ngo bakizwe neza, kuko intara iramanutse kugira ngo umugosozi agosore. Hanyuma rero umurama urundwe ukwawo, ndetse unatwikwe. Uko niko kuri kuzuye. Hanyuma rero imbuto nziza zishyirwe mu kigega. Ntabwo dufite ubwoba bw'ibirimo kuba. Muririmbyi yaravuze ngo, sintinya ibizabaho, kuko cyo nzi ni uko Yesu gusa, uwo nguwo ari we uducungura. Rero mpawe iri jambo kugira ngo nkubaze, kandi nongere nkwinginge kugira ngo satani ye kuguha urwaho, kugira ngo wamamaze ibidafite umumaro. Jya mu kazi kawe muri iyi minsi. Izo mbuga nkoranyambaga nimuzishakaho ibirayi. Muri iyi minsi hariho ubucuruzi burimo gucuruza online, mucuruza ibirayi, mucuruze ibishyimbo, mucuruze iryo koranabuhanga. Ariko iri koranabuhanga ry'ubuhanga bw'Imana, reka turyamamaze mu buhanga bwayo, turi mu mbaraga z'umwuka wera, dusenga
kabone niyo tutajya kuri YouTube, ubuhanga bw'Imana burakora, bwakwamamara, ukajya mu cyumba cyawe ugasenga, ugasengera itorero, ugasengera abantu b'Imana, ugasengera abantu batarakizwa ngo bakizwe, ukamamaza ubutumwa uvuze. Nushaka uvuga kuri iri koranabuhanga, nushaka wiherere usenga Imana gusa, yiba udafite na za WhatsApp, izi mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ngombwa. Imana yaduhaye ubutumwa bwo gutanga, nanjye ndabubahaye. Ijambo ryambajije ngo ese urinde, nkoze ubushakashatsi nsanga Satani n'uwo nahoze ndiwe, wa wundi unshumbikiye tugendana, ujya unyoshya igihe kimwe ngacumura ku Imana. Ndebye nkurikiyeho nsanga inimero ya kabiri, Satani ni wowe. Wowe ubimenye neza. Wowe igihe cyose uzaba uri mu birindiro byo kwamamaza ubutumwa bwa Satani, uzajya umenya neza yuko uri mu cyimbo cya Satani. Imana ikubabarire rero mu byo urimo gukora, nanjye impe imbaraga, nawe iguha imbaraga, kuko icyo cyo ntabwo kidutandukanije n'Imana. Nubwo turimo kugeragezwa na Satani, nubwo Petero yageraga aho ngaho Satani akamusanga agafata ya nkota yahoranye, ariko ntabwo byamutandukanije n'Imana, ahubwo byamukururiye mu kwihana aca bugufi. Nicyo cyatumye atandukana na Yuda, kuko mu iteka ryose Satani yasangaga Yuda ndetse akamukoresha. Ndabyibuka neza igihe basangiraga ifunguro ryera, Satani yaba atari muri Yuda yari guhishurirwa icyo Yesu yavuze, kuko yaramurondoye aramuvuga mu iteraniro, aravuga ati umuntu turi buhurize ibiganza ku mbehe. Satani amupfuka mu matwi niyumva. Arangije ngo Satani aramusanga aramubwira ati rero genda umusome. Yuko Yuda yongera ikuzura Satani. Koze ubushakashatsi nsanga Satani muri iki gitabo cy'Imana, Imana yamusobanuye mu buryo 65. Iri jambo ryanditse mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya inshuro 65. Inshuro nyinshi nizo Satani yanditswe ku bwa Yuda, yagiye amusanga, hanyuma rero akinjira muri Yuda. Hanyuma rero icyo itandukaniro rya Yuda na Petero ni uko Petero yihana, hanyuma agasubira agahabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Nawe wihane, hanyuma rero uhabwa umugabane w'imbaraga z'Umwuka Wera, bitume dukomeza urugendo. Ariko nutihana uzarimbuka nk'uko Yuda yagumanye na Satani akarinda ajya kumushyira ku giti akiyahura. Ntabwo ari cyo nkwifuriza muvandimwe, ahubwo navuga ngo garuka mu nzira z'Imana, garuka twongere twamamaza ubutumwa bwiza, garuka twongere dusenga Imana, garuka tujye mu materaniro, garuka ntabwo insengero zafunzwe, garuka muvandimwe uze wamamaza ubutumwa bwiza. Hanyuma rero wirukane Satani, hanyuma rero Satani yesa gusange, akugirire neza, natwe atugirire neza. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Ubutumwa bwiza ntabwo burambirana, ahari njye narambirana, ariko ubutumwa bwiza nakubwiraga, nakubazaga ku ijambo rimbajije, nanone igice cya kabiri, wowe urinde cyangwa se Satani ninde? Kora ubushakashatsi umumenye, hanyuma rero numara kumumenya umugendere kure. Hanyuma rero numara gusobanukirwa Yesu uwo ari we, umubemo. Uwo niwe watsinze Satani wenyine, niwe uzaguhe igitinyiro kuri Satani, hanyuma Satani akakugendera kure. Nubwo agucumbikiye, ariko burya ntabwo muryama mu cyumba kimwe. Nubwo agucumbikiye, ntabwo murira ku isahani imwe. Aragucumbikiye, ariko ntabwo aguhatse, nta nubwo akuyoboye. Igihe kimwe tuzava mu icumbi rye, twibanira n'Umwami wacu amahoro. Tutaragerayo, Imana iturinde, kandi Imana ikomeze kuduhira muri byose. Shalom, shalom.